big news and massive one. Twese tumuzi nka Rocky cyangwa se yamenyekanye nka Rocky Entertainment mu gusobanura agasobanuye, ndetse kandi no kuba ari umwe mu bantu bakomeye cyane hano mu Rwanda, haba mu gasobanuye, haba mu nkuru cyangwa se mu binyamakuru, haba gukora ibiganiro ndetse no mu bucuruzi no kwamamaza no gufasha abantu bamwe na bamwe, haba bafite impano z'umuziki cyangwa se n'ibindi, ndetse kandi akaba n'umucuruzi nyine wa filime ku ma website. Gusa nyine amazina nyakuri bamwita Uwizeye Mark. Rocky rero mu minsi yashize nibwo yagiye kuri Instagram maze yandika ko ngo ashobora cyangwa se ashaka kuzajya kwihurira n'umupfumu wa mbere ku isi, umupfumukazi Michelle Rami, gakamwihera umugisha. Hanyuma noneho rero Rocky nyine biza no kugaragara yahuye na Michelle Rami, banifotozanyije, bantu bahita bongera gutera byanura bati Rocky dore yaravuze ngo azajya kwa Michelle Rami amwihera umugisha, none dore bongeye guhura. Abantu bakomeza kuvuga bati se Rocky yaba yongeye cyangwa se yaba agiye gukorana n'imbaraga zo hasi cyangwa se imbaraga z'umwijima, benshi bakunda kwita imbaraga z'ikibi. Noneho rero bihita bizamura umwuka mubi ahantu hose. Noneho rero Rocky aza kubisobanura avuga ati nge nahuye na Michelle Rami ndetse ndiryohereza ndipostingira biri aho ngaho, ati nagiye guhura nayo gusa ganyihera ifoto, ntabwo nigeze mpura na Michelle Rami ngo anjyane muri ibyo bibaraga by'ibibi. Michelle Rami rero ikintu cya mbere cyakubwira gakomeye, numwe mu byamamare bya mbere birenze ku isi, ndetse kandi n'abantu bose baramutinya b'abasitari, ndetse kandi umuntu bita Rihanna, ndagira ngo mwese muramuzi. Michelle Rami yakubise urushyi Rihanna araceceka arabyimenyera, nyamara we uramutse ukubise urushyi Rihanna n'umurambo wawe ntawazigera ubona. Gusa nyine Michelle Rami we kubera ukuntu azwi n'ukuntu akomeye anatinyitse, yakubise Rihanna bisa cyangwa se bingana nko kuba ari nk'umubyeyi uhanye umwana. Abantu bose bagira ubwoba, baravuga ati uno mugore ni agatangaza. None rero ibintu byakomeje kuba kuri Rocky nyuma yuko ahuye n'uyu nguyu Michelle Rami, nibwo yatangiye kugaragara mu masidiyo akomeye cyane, agenda yinjira mu bintu, yinjiye mu masabumarine, buriya bwato bw'intambara bugendera munsi y'amazi, agenda akora ibintu byinshi cyane, yinjira mu masidiyo arenze, yinjira mu ma Bollywood cyangwa se ndetse na Hollywood, akaba ari nyine hari abanyamerika bakinira, yinjira mu mazu menshi cyane agiye ateye ubwoba, akomeye cyane. Barangije baravuga ati noneho Rocky ibintu byakaze. Rocky yagiye muri Illuminati, Rocky yatangiye gukorana n'ikibi. Gusa ibi byose Rocky yongeye kugaruka bishyiraho umucyo, avuga ati nge ntabwo nigeze mpura na Michelle Rami ngo njye muri ayo mabi yose bavuga, nge nahuye na Michelle Rami anyihera ifoto, nk'uko nawe wahura n'undi musitari uwo ari we wese urenze akakwihera ifoto. Ati ibyo bindi bavuga ntabwo mbizi, nge ndakijijwe kandi nsenga Imana, ahubwo bambabarire ntibakomeze kunzana muri ibyo bintu kuko biri kunyicira izina, ndetse kandi bikanira na depression iri no gutuma imikorere yanjye itagenda neza. Rero kandi yakomeje anagira ati nawe uramutse uhuye n'undi musitari, yaba ari ngewe yaba ari n'abandi bose, wahura na Melody cyangwa se ugahura n'abandi b'i Burayi, umusitari uwo ari we wese mwahura wamubwira ati rwose nyihera ifoto ukigendera, ndetse kandi nta n'ikindi kibayemo, utitaye ku cyo uwo musitari akora. Ati ntibivuze ko kuba wahura n'umusitari akaba yaguha ifoto cyangwa se umusitari ari nk'umuntu nyine ukunda gukora ibintu by'ibishegu, ntabwo byaba bisobanuye kurinda cyangwa se nawe wikora ibintu by'ibishegu. Nuko nyine Rocky yakomeje gusobanura ibye na Michelle Rami, avuga ati abantu mukomeza kuvuga ati dore ibyo Rocky ngo ibyamubayeho nyuma yuko ahuye na Michelle Rami, mukomeza mugenda mumuteranya, ati ibyo bintu ntabwo ari byo. Ngiye Rocky ndiyizeye ngo mbishyireho umucyo, abantu bakomeza kugenda bantaranga ndetse banteranya, rwose ndabiyamye nibajye kuri Rocky Entertainment mbihera amakuru, cyangwa se bajye kugasobanuye films.com mbihere filime, cyangwa se nimba byose bibananiye bandeke ngiye Rocky bankire hasi. Rocky ndi mu buzima bwanjye, ndi kureba ibyanjye, abandi bama amahoro, n'ubundi dukomeze dukora amafaranga, ibyo bazanamo ntabwo mbizi. Ubwo rero Rocky nyine yamaje gushyira umucyo kuri ibyo bintu abantu bari kugenda bakwirakwiza bavuga ati Michelle Rami ngo twayahuye na Rocky, ibintu nk'ibyo ntabwo ari ibyanyabyo. Noneho na Rocky nawe ntabwo yagiye ngo abyemeza, ahubwo yaje arabihakana, abishyiraho umucyo, aravuga ati abantu mukomeje kumbangamira, abantu mukomeje kunshyira kuri pressure, ngo Rocky yahuye na Michelle Rami, ngo amaje guhura na Michelle Rami ngamujyana mu kibi, ngo ngenzi Bibiliya rwose ndabinginze ntimukomeze kunyicira izina mugenda mukoresha ubwo buryo bwo kuvuga ngo nahuye na Michelle Rami. Mwibutsa ko Rocky noneho yagarutse mu Rwanda nyuma yuko yari yaratembereye Amerika yose, ndetse kandi bamwe bagatangira no kumusubiraho ku bitangazamakuru byo mu Rwanda, bagenda bavuga ati
Rocky niwe murara ufite discipline ndetse uzi no kwihiringa wazengurutse isi yose. Mwite Rocky rero, mwite Michel Rami, Yiterize TV Media, kanda subscribe duhure no mu bindi biganiro byacu bikurikira. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Bye bye.